murakoze. Ayo nigisha abana numva binejeje kuko uko umwana yaje mba mbona agenda atera intambwe nkabona umwana yabaye umuntu mukuru nkabona ibitekerezo byarahindutse nkumva mfite umunezero cyane. Uri umumama se cyangwa uri umukobwa? Ndi umumama. Muri make nawe ubona abana ari abana bawe? Yego mba numva ari ibintu byanjye nishimiye rwose. Wishimiye rwose. Urakoze cyane. Hanyuma icyo yahawe ni Miss icari buhe wa mwana. Okay. Ugasanga wa mwana umukozi yamuviduriyemo ibikomere biki uwo mwana akaba yatangira ibikomere hakiri kare kubirirwana hano bituma badahura cyane. Umwana naza akirirwa muri creche akikwiriye agahabwa urukundo rukwiriye agahabwa ifunguro rikwiriye nuko ibintu byose cyane rwose. uyu mwana nicyo alright. Imana izasura Yego. azatera inkunga yerekeza. Yego. Ikindi cya kabiri muri uyu mwaka icyifuzo cyo gusohokana abana bacu tukabajyana ahantu imyidagaduro runaka. Michou, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Agaozo Michuruana. Quel âge as-tu? J'ai 4 ans. Tu étudies où? J'étudie à Niuki Gisnyanza. Dans quelle classe? Je suis à Bonnier maternelle. Comment va papa? Papa va bien. Comment va maman? Maman va bien. Comment s'appelle papa? Papa s'appelle Moses. Comment s'appelle maman? Maman s'appelle Goretti. Tu habites où? J'habite à Gakoti. Oh, très bien. Wow. Menye ukuntu ubakinisha urakoze cyane. Mubigisha mute ko numvaga mukoresha igifaransa ni gute mubigisha abana bato burya nombe bajushe kwigisha abana bato igifaransa ego umenga kiragoye ariko kuko ku myaka bafise uri rwose wabigisha barumenya urashiramo kubigisha icyambere kubakundisha urwo rurimi babakishima muri go ubwo gakoresha ibimenyetso ubwo ugakoresha isomo wateguye ufise bimenyetso bijanye yo somo wakoresha wateguye bigatuma kandi kose wabigisha ubereka icarico bigatuma nabo kumbure bazamuka bukebu. Ubu nkawe bigisha mu gifaransa gusa? Ego mu gifaransa gusa. Nta kinyarwanda? Nta kinyarwanda. Igifaransa baragifata cyane gusa ngiya mwavyiboneye nawe. Ubigishe gute rero? Tubwire ukuntu bigisha. Okay, icambere mu gifaransa. Nk'ubu turi mu gihembwe cya gatatu. Yego. Uyu munsi mwatangiye. Yego. Ubigisha gute duheme tudoroje ukuntu bikora mbese abadukurikiye bumve ko avec votre francophonie moi je suis francophone aussi nous pouvons avancer sans problème. Abankurikiye nari mvuze nanjye ndi mu francophone twakigenda neza cyane nta kibazo. Hanyuma ubigisha gute kugira ngo babifate? Icambere ona twingiye mu gihembwe cya gatatu abana ubu utwacabakira tukabaganiriza uko bitwe mu kiruhuko kwabaza uko bitwaye uko bakoze hamwe n'abavyeyi uko kwaza ko bateme ko bishimye ugaheraho nyene cyo tuga revision twasubiramwo izigeme cya kabiri uko ivyo twareje cya kabiri nico gihe rero tuca duheraho nyene uko tufise programme y'umwaka uko programme izogenda ugashobora warugejeje ubonye yuko ivyo ngende cya kabiri bize bakibifise babifashe igihe gusanze batabifashe ukagira revision ugahera handi nyene warugejeje hamukona kuzamuka yego ukora gutangira ibishasha by'igihembwe cya gatatu yuko ubonye vyembe cyambere cya kabiri yuko babifashe biri muri bo. Revision umunsi wayitangiye wabonye bameze gute?
twakwita abana unagonga pasi
Comment ça va? Ça va bien. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Alice. Quel âge es-tu? J'ai 4 ans. Vous étudiez où? J'étudie à Yukidi À Haute-Voix. Dans quelle classe? Je suis abonné maternelle. Comment va papa? Papa va bien. Comment va maman? Maman va bien. Comment passer la nuit? La nuit va bien. Allô? Allô, teacher. Je vais à Nana. Ça serait le voyelle? A. La voyelle? A. La voyelle? A. La voyelle? A. La voyelle? A. Vive les voyelles! Vive voyelle. A, E, I, O, I. Marche sur le A. Le premier soldat. Et je marche pas. À tout petit pas. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Allô? Merci. Comment ça va? Ça va bien. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Janine. Quel âge es-tu? C'est comme ça. Vous étudiez où? J'étudie à New Dans quelle classe? Je suis abonnée maternelle. Comment va papa? Papa va bien. Comment va maman? Maman va bien. Comment passer la nuit? La nuit va bien. Vive les voyelles! Vive voyelle. A, E, I, O, I. Marche sur le A. Le premier soldat. Et je marche pas. À tout petit pas. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Allô? Pa, pa, pa. Allô? Allô, teacher. Je vais à Nana. Ça serait le voyelle? A. RFA. Éléphant. À Haute-Voix. Non. Because I'm big and a bus is no. Oh, shaky body. Shaky body. Shaky body. Shaky body. Shaky body. La famille est composée. Quelle classe? Je suis abonnée maternelle. Comment va papa? Papa va bien. Comment va maman? Maman va bien. Comment passer la nuit? La nuit va bien. Allô? Allô, teacher. Je vais à Nana. Ça serait le voyelle? A. La voyelle? A. La voyelle? A. Ma famille est composée. Ma famille est composée de papa, de ma maman et les enfants. Vive ma famille. Petit cœur, mon ami. Petit cœur, mon ami, avec toi, je griffonne, je dessine et colorie. Un jour, je sais j'écris avec un stylo. Ma maman. Ma maman est belle et gentille. Toutes les mamans sont belles. Ma famille. Ma famille est composée de papa, de maman et les enfants. Vive ma famille. Michou, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Agaozo Michuruana. Quel âge es-tu? J'ai 4 ans. Tu étudies où? J'étudie à Nyuki Disnyanza. Dans quelle classe? Je suis abonnée maternelle. Comment va papa? Papa va bien. Comment va maman? Maman va bien. Comment s'appelle papa? Papa s'appelle Moses. Comment s'appelle maman? Maman s'appelle Goretti. Tu habites où? J'habite à Gakoti. Oh, très bien. Wow. Petit crayon, mon ami. Petit crayon, mon ami, avec toi, je griffonne, je dessine et colorie. Un jour, je saigne, je crie avec un stylo. Ma classe est bien jolie. Ma classe est bien jolie, il y a une porte et des fenêtres. Au matin, elle est ouverte, à midi, elle est fermée. On va à ma classe, à bientôt. Je suis une fille. Je suis une fille, je suis gentille, j'ai des dents qui brillent. Je m'appelle Agaozo Michuruana. Ok.
Thank you. Bravo. Merci beaucoup. Ntabwo nibaza ukuntu uri gukorera kuri background imeze kuri. ntabwo ndi gufata imodoka Arayikupa. Hagarara gutya kugira ngo Bonjour. abo bana bandi Comment t'appelles-tu? Quel âge es-tu? Tu étudies où? Dans quelle classe? La famille est composée? Petit cœur, mon ami. Vive le voyere. Regarde ici. Ok. Colombe, bonjour. Comment ça va? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Elisabeth Colombe. Quel âge as-tu? J'ai 4 ans. Tu étudies où? J'étudie à l'Université. Dans quelle classe? Je suis en première maternelle. Comment va papa? Papa va dire. Comment va maman? Maman va dire. Vive le voyere. Vive le voyere. Moi, je suis le premier soldat. Et je marche avant. Un tout petit papa. Ma famille est composée. La famille est composée de le papa, la maman et les enfants. Vive ma famille. Quels objets de la classe sont? Le stylo et la craie. Oh, les objets de la maison? Les objets de la maison. reka tubahe ikaze cyane ni kuri Izabisoza TV tubahaye ikaze ngende Clement bajyamahe tugeze kuri Inclusive Light Word Nursery School turi kumwe n'umurezi turagusuhuje muraho neza muraho amakuru turashima tureba ariko turebe mama umeze ute turebe umeze neza meze neza aha uyu munsi tusanze rero muri mashuri turabona abana bimeze bite ese mwatangiye duha ishusho ukuntu bimeze hano kuri iki kigo tubasanzemo ariko urabanza twibwira yego murakoze nitwa Ingabire Rose nkaba ndi umurezi urerera hano kuri Inclusive yego uyu munsi rero ni umunsi wa mbere itangira ry'amashuri bimeze neza yego iyo mutangiye amashuri ni ibiki mu butangiriraho turabona abana bakina ese nibyo mutangiriraho kuki nyine muba mwabikoze kuriya abantu badukurikiye bashaka kumenya ngo kuri Inclusive Light Word Nursery School hano ikarembure ngo dutangiye bigenda gutya tubwire twakubonye widagadura n'abana mutangira mute murakoze cyane hano itangira ry'amashuri riba ari ibintu binejeje kuko abana baritabira rwose nk'uko mwabibonye dutangira tubaha ikaze kuko haba hashize igihe kirekire tutari kumwe by'umweru biraba ari byinshi dutangira twihuza n'abana tubahobera aba ari ibintu binejeje cyane nk'uko mwabibonye ubwo se nk'uko turi kubona ugisha nk'umwaka wa kangahe ndabona wanabyambariye yego nigisha mu mwaka wa mbere w'inshuke yego baby class yego kugeza ubu mu mwaka wa mbere mwigisha mwibiki mu mwaka wa mbere iki ni igihembwe cya gatatu mu mwaka wa mbere tugitangira abana bari abana bakiri bagifite mudu yo mu rugo batari bamenyera iby'amasomo dutangira tubiyegereza dutangira tubashyiramo
dutangira tubashyiramo ibintu nyine byo kubakuramo ibintu byo mu rugo, tubasanisha n'ishuri, tubasanisha n'amasomo, tubiyegereza uko iminsi igenda ishira abana bagenda bamenyera. Hanyuma iyo bamaze kumenyera dutangira kwinjira mu masomo rero. Yego. Ni ibiki byiza umuntu yavuga ngo asanga hano mukorera abana nk'abarimu? Hano muri Inclusive dutangira dutoza abana discipline. Abana baba baturutse mu mpande zitandukanye. Ikintu cya mbere tubakorera ni ukubatoza umuco, bakagira umuco bari mu rugo iwabo, umuco bari ku ishuri. Yego. Abana bagatora umuco. Yego. Hanyuma mwebwe n'ababyeyi mukorana mute rero, abarimu n'ababyeyi? Ababyeyi, umubyeyi aba ari ngombwa ko agirana ubumwe cyangwa se communication n'umwana n'umurezi. Ababyeyi tukorana inama tukavugana iby'imyigishirije yacu n'abana babo. Turakomunika cyane kugira ngo abana bajye ku murongo mwiza. Yego. Ni igiki umaze kumva, ni iki kigushimisha iyo uri kwigisha abana? Ni ibiki bigushimisha iyo uri kwigisha abana? Murakoze. Iyo nigisha abana numva binejeje kuko uko umwana yaje mba mbona agenda atera intambwe, nkabona umwana yabaye umuntu mukuru, nkabona ibitekerezo byarahindutse, nkumva mfite umunezero cyane. Uri umumama se cyangwa uri umukobwa? Ndi umumama. Muri make nawe ubona abana ari abana bawe? Yego, mba numva ari ibintu byanjye nishimiye rwose. Wishimiye rwose. Urakoze cyane. Hanyuma ni ibiki wowe wungutse ku giti cyawe kuba warabaye umurezi kuri iki kigo? Murakoze. Ibyo nungutse byo ntabwo bigira ingano rwose. Nungutse ibintu byinshi. Ikintu cya mbere nungutse kongera gukunda abana. Mu buzima busanzwe numva nkunze abana. Kuko mbabamo kenshi nkumva binzaniye umunezero. Nkumva ndi gukora ibintu byanjye rwose bindimo. Twakubona kubyinana n'abana, yenda n'abadukurikiye baragenda babibona. Ni kubera iki ubabyinisha? Biriya bitanga iki? Wigisha iki? Hariya iyo turimo tubyina bituma umwana akwisanzuraho, noneho kumukurikirana mu masomo bikoroha kuko muba mwamaze kuba inshuti. Yego. Mukina abona nawe umeze nkawe, mukora utuntu twinshi dutandukanye. Icyo gihe niyo muri mu isomo akubona kwa kundi, ibyo umubwira akarushaho kubyumva. Yego. Yego. Hari ukuntu tujya tubona hari abarimu bamwe badafata neza abana, ukumva ngo rwose ntibabitayeho. Mwebwe mufata abana neza, mubafata mute ku rwego rwanyu, haba kumenya discipline yabo nk'uko mwabivuze, haba umutekano wabo, mubikora mute nk'abarimu? Murakoze. Umwana ikintu cya mbere muramanza mukaba inshuti. Muramanza mugakundana, ukamwibonamo nawe akakwibonamo. Iyo byatangiriye aho, ubundi buryo bwose bwijyanamo biroroha. Manza kwihuza n'umwana, ukaba inshuti ye, ya discipline iraza kuko abakumva kwa kundi kose ushaka kwamera umujyana mu murongo bikemera. Ubu se kugira ngo ababyeyi bageze abana hano namwe mubabashyikirize bigenda gute? Dufite amasaha dutangiriraho amasomo, tukagira n'amasaha dusoreza. Ayo masaha tuba tuyaziranyeho. Iyo turi gusoza amasomo ababyeyi baba baje, baba bafite uburyo bari butegereza abana, hanyuma abana bagasohoka mu ishuri ababyeyi bahari. Buri mubyeyi abona umwana we amusubirana mu rugo. Amashuri nk'aya ngaya ari ahantu hatandukanye. Ni akahe karusho mu myigishirize zanyu mugira dusoza hamwe nawe? Ni akahe karusho mugira ukurikije n'indi myigishirize y'ahandi? Murakoze. Icyo mbona twebwe tushyiramo imbaraga cyane ni uko bitarangirira mu kubyina gusa no kwidagadura no kwishima, ahubwo tugera n'igihe tukereka umwana icyerekezo akwiye kugenderamo, tukinjira mu masomo nyirizina. Hari ahandi ubona abana ukabona yarabyina, ari n'ibintu byo kubyina ukabona arangije icyiciro cy'amashuri y'inshuke, ari ibyo ukabona nta zindi mpinduka. Ariko twe tugera igihe umwana akamenya kwandika, akamenya kuvuga,
akamenya ibintu byinshi bitandukanye. Yego. Ubuhamya ababyeyi baba hano ubuherero dusoza ugira ubutumwa uha ababyeyi, ugira n'ubutumwa uha abandi barezi bagenzi bawe. Ubutumwa naha abarezi bagenzi banje ni ukuvuga ngo uyu murimo wo kurera inshuke ni umurimo mwiza. Ni umurimo mwiza iyo uwukoze uwukunze, ni umurimo mwiza cyane. Nkaba nasabaga abarezi bagenzi banje hirya no hino kubikora babikunze. Kubikora babikunze kuko hari aho ugera ukabona abantu baragusuhuza ntabwo baza ariko bo barakuzi bakagushimira ukumva ni ibintu bikunejeje. Nasaba abarezi bagenzi banje rero kubikunda kuko ni umurimo mwiza cyane. Ababyeyi bora babwira iki rero ubutumwa wabahanuwe nk'umuntu barerera abana barabazanye urabarera hanyuma baraje barabatwaye, ubutumwa wabaha nubuhe? Ubutumwa naho ababyeyi barerera kuri iri shuri ndetse wenda n'ahandi nuko baba ari ababyeyi bafite icyizere. Bafite icyizere cyaho barerera kuko uburyo dufatamo abana ni uburyo bwiza. Umubyeyi yakabaye afite confidence yaho arerera kuko rwose tubikora nk'ibyacu, tubikora nk'umwuga. Turagushimiye cyane kuba uganire natwe. Turagushimiye. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Yego. Aha. Tugeze kuri inclusive light word nursery school hano ni hehe mama turi kukubona imbere yacu ngedi Clement Bagemahe twibwire utubwire ibyo ushinzwe kuri iki kigo hanyuma tugende tuganira nawe kugira ngo abadukurikiye bazamenye ngo uwo twavuganye n'uyu n'ubutumwa ari butugezeho cyangwa ibyo turi buganire yabivuze afite iyi competence muri bande. Murakoze. Nitwa Gatore Claire, nkaba ndi umuyobozi w'iki kigo. Turabakiriye muri Inclusive Light Word Nursery School. Murakaza neza iwacu. Murakoze cyane. Inclusive kubera iki? Inclusive no kuvuga iki? Ni uruhe rurimi bisobanuye iki? Ni ururimi rw'icyongereza. Inclusive bivuze kudaheza. Yego. Hanyuma Inclusive Light Word turi umucyo w'isi mu kudaheza abana bose baza batugana. Ni ukuvuga ngo ni ishuri ry'incuke ry'umucyo w'isi mu kudaheza abatuganye by'umwihariko abana turera. Urakoze cyane. Uri umuyobozi wa Inclusive Light Word Nursery School. Kugeza ubu iki kigo gihagaze gute? Uyu munsi ni wakangahe tubasanze aha ngaha? Dubwire mudu nuko bimeze. Twumvise ati nitangira duhe iyo shusho. Yego murakoze. Uyu munsi ni uwa mbere w'itangira ry'amashuri ariko mu gihembwe cya gatatu ari nacyo gisoza umwaka. Ngira ngo muje mutugana mubona turi kwakira abana ndetse n'ababyeyi bashya batuzaniye abana. Mudu mudusanzemo ni nziza. Yego twari dukumbuye abana musanze turi gusabana nabo. Muri make turanezerewe turishimye. Uri directrice y'iki kigo. Directrice, iki kigo kimaze igihe kingana gute? Gifite amashuri angahe? Abarimu bangahe? Tubwire duhe ishusho nayo. Iki kigo kimaze imyaka 7. Yego kimaze imyaka 7 gitangiye. Dufite amashuri 3 nkuko ari 3 y'incuke. Mwaka wa mbere n'umwaka wa kabiri ndetse n'uwa gatatu. Dufite abarimu 3 baba titulaire de classe. Tukagira n'abandi 2 bunganira. Yego abo nibo barimo bari mu mashuri. Yego twabonye abanyeshuri ngabara turababona bambaye neza bameze neza. Ubu se mufite nkabangahe kugira ngo bagire aha ngaha bigenda bite? Duhe niyo shusho ukuntu kuza muri Inclusive Light Word Nursery School uko bigenda. Yego murakoze. Nk'uko mubibona dufite abana bacu barenga 100 ho gatoya. Hanyuma abana batugana nabegereye ikigo ndetse n'abaturuka kureho gato y'ikigo nk'abo barinda gutegera kugira ngo batugereho. Rero ngira ngo abenshi nabegereye aho ikigo giherereye. Yego mu myigishirize mubigisha mute muzihe ndimi? Murakoze.
hano turaba bilingue bishatse kuvuga ngo dukoresha indimi ebyiri z'amahanga. Bilingue dukoresha icyongereza ndetse n'igifaransa, biri balanced, cyangwa se icyongereza n'igifaransa biri ku rwego rungana. Ikinyarwanda cyo hanyuma ikinyarwanda rwo ni ururimi gakondo birumvikana. Yego tukigishamo, ariko kuko turi muri competition n'ibindi bigo dushyira imbaraga mu kwiga indimi z'amahanga. Ni iki kigaragaza ko waba uri muri competition hamwe n'ibindi bigo nka directrice wa inclusive hano ikarembure? Ni iki tubwire ngo umwimerere wacu budasa bwacu n'ubu ngubu? Yego mwari mumbajije ku kijyanye n'indimi, nk'uko amahirwe nuko turi gukora ikiganiro abana bari kuri morning circle, ngira ngo muri kubibona yuko bari kubakoresha mu ndimi z'amahanga, Cyongereza, Gifaransa, ndetse bagashyiramo n'ikinyarwanda kuko cyo ntabwo twakirengagiza ni ururimi gakondo. Hanyuma umwihariko wacu nk'uko mwari mubimbajije, dufite uburyo tureramwo abana bacu. Hari uburyo butatu dukoresha kugira ngo abana tubigishe. Tubigisha tubafasha mu bumenyi kugira ngo bakure mu bumenyi aribwo skills. Hanyuma tubafasha kugira ngo bakure mu mbamutima zabo, imbamutima bakuze imbamutima no mu mibanire n'abandi. Hanyuma undi mwihariko nuko abana tubatoza iyobokamana, kumenya Imana, kuko iki ni ikigo cya Gikristo. Yego tubatoza iyobokamana. Mu iyobokamana harahita hazamwo bya bintu bitatu. Nimba umwana tumutoje gukunda Imana no gutinya icyaha, birahita bimujyana no mu mibanire n'abandi. Nimba atinya icyaha, muri make najya kurwana na mugenzi we arahita abona ko akoze icyaha, bitume abaho mu buzima bwo kuyoboka Imana. Murakoze. Murakoze cyane. Abanyeshuri turababona, ababyeyi bakira bate iyo baje gufata amanota yabo? Babyakira bate? Mumva babifata bate kuza gufata amanota yabo, ndetse bakurikije nda n'ahandi bajya gufata amanota y'abandi bana baba bari ku bindi bigo? Yego hano ababyeyi turerera bishimira uburyo ki abana babo baratsinda, kandi uburyo bafatamwe amanota. Abana tubaha amanota uko bayakoreye, donc ni amanota mu mibare nk'uko bayakoreye. Rero ababyeyi barabyishimira, kuko iyo duhaye abana amanota tubaha na kopi bakoreyeho kugira ngo umubyeyi agende averifiye. Nk'uko muzi ko abana bo muri primaire bakora, niko n'abacu bakora. Nk'aba bana bari kugenda kuriya barebe nabo mu kangahe? Nabo mu mwaka wa 3 w'incuke. Bishatse kuvuga ko bava muri uyu mwaka bajya mu hebe kwigira. Yego nk'uko mubibona bari kubatoza kugendera ku murongo, kuba responsable bubwabo, kugira ngo bazave mu mwaka wa 3 w'incuke bajya mu mwaka wa mbere bari ku murongo uboneye. Abana bava kuri ikigo cya Inclusive Light Word Nursery School hano Karembure, yego, bakajya ku bindi bigo, murabakurikirana iyo bagezeyo? Murabakurikirana ku buryo mumenya amakuru yabo? Turabakurikirana cyane. Igishimishije nuko ababyeyi ubwabo batuzanira indangamanota z'abana ku bigo bigiraho, bakatuzanira indangamanota baje kudushimira bati dore umusaruro w'uburyo mwareza abana bacu. Badukurikiye muri za bisoza bemeza ko abana bavuye hano bajya ku bigo batangiye uwa mbere wa primaire, bagereyo bagaperforminga. Baraperforminga cyane nta batsindwa cyane, baraperforminga. Ntabwo ari ukwitaka, ahubwo muzaze ariko umunsi w'amanota. Nibyo byarushaho gutanga ubuhamya ku byo tubabwiye. Mu bundi buzima busanzwe abana baje kugira hanga kugira ngo bagere kuri iki kigo, kuhaza ababyeyi kuhazana abana, condition zihe? Abana bafatwa bate umunsi ku munsi? Murakoze. Ntekereza ko
kondisiyo ni zisanzwe nuko ibyo basabwa n'ikigo babyubahiriza ariko abana kubafata byo twarabitojwe. Abarimu bari ahangaha bari qualifié, bari qualified, donc bize uburezi. Ntabwo ari abarimu bishakisha, ni abarimu bazi ibyo bakora, babyigiye. Mu buryo rero bwo gufata abana, impamvu mubona dufite abana bangana gutya nuko ababyeyi badufitiye icyizere cy'uburyo dufata abana babo, haba mu kubarera, haba no mu kubaha ubumenyi no kubereka urukundo, kuko umubyeyi aba akeneye ko ufata umwana we nk'uwawe. Amahirwe nuko turi n'ababyeyi. Mwakoze cyane. Nawe uri umubyeyi. Yego. Aba bana bari hano baragaburira, bararya, baranywa, bigenda bite muri bwa buryo kugira ngo byibuze babashe gukurikirana neza amasomo? Bararya, bafata breakfast cyangwa petit déjeuner, ifunguro rya mu gitondo. Nitwe turitegura. Nitwe turitegura. Munabishatse twabatambagiza aho baritegurira. Aho baritegurira. Yego. Uraza kuhangiza bihiye nze kureba. Hanyuma turanaba haho mwumve. Yego, ibyo turabibemereye. Dutegura ifunguro, hanyuma abana bakarifata kugira ngo bakurikire amasomo yabo neza, ndetse n'iyo bashatse kuruhuka tubaha aho baruhukira. Aho baruhukira uvuga aho yabashatse gusinzira. Yego. Hari abashinzwe no kubaryamisha. Cyane rwose. Bose mubategurira iki? Ifunguro tubategurira, kuko ari ifunguro rya mu gitondo, tubategurira igikoma n'umugati cyangwa irindazi, hakaba ubwo tubahaye amata cyangwa icyayi. Amata mwaguze amata ikivuguto inshyushyu. N'inshyushyu, abana banywa inshyushyu. Muri make mubafata neza. Tubafata neza. Ubwo se batangira amasomo sangahe bagataha sangahe? Amasomo yabo atangira 3:00 bakayasoza 6:30. Kugeza ubu uri directrice w'iki kigo, ukiyoboye imyaka ingahe? Ibyiza byo kuba ukiyoboye ni ibihe? Kuri wowe inspiration wagize ni izihe? Murakoze. Ngewe maze imyaka 3 kuri iki kigo. Kuba nkiyoboye ni byiza kuri ngewe, kandi ni n'ishema, kuko imyaka mpamaze ni ya experience. Ni ya experience. Uko naje naho ngeze ntabwo bingana. Yego, nabashije kwiga byinshi, nabashije kwiyumvamo uburyo bwo kwakira ababyeyi no gusabana nabo. Muri make kuri ngewe byangiriye umumaro. Murakoze. Muri make administration ya pedagogy, uburyo bw'imyigishirize y'abana b'inshuke hagati yawe n'abana n'abanyeshuri, ndetse abanyeshuri birumvikana n'abarimu n'ababyeyi, kuri bo byaguhaye experience ndende cyane, kandi nishimira. Ubutumwa uraha ababyeyi ni ubuhe? Ubutumwa uraha abashinze iki kigo ni ubuhe? Ni impano iri muri bo, bitewe n'uburyo tubona ababyeyi batugana, kandi n'ababyeyi barabisaba. Yego. Hanyuma hari n'ubutumwa twaha abaza batugana, nuko abana barerewe kuri iki kigo cya inclusive ntabwo duheza. Ikindi, baza batugana ariko bakagenda bafite ubumenyi burimo no kumenya Imana, kandi murabizi yuko Imana niyo ya mbere muri byose. Buriya nk'umuyobozi runaka ageze aha ngaha, yaba ari gitifu, yaba ari meya, gitifu w'umurenge cyangwa meya cyangwa undi muterankunga, wamubwira ko imbogamizi mukunda guhanaza ari izihe, ku buryo bibaye ngombwa ko hari ubuvugizi yakora yabukorera iki kigo? Ni nk'izihe mbogamizi muhura nazo mu rwego rwo gukomeza kwagura imikorere yanyu? Yego, haje umuyobozi, by'umwihariko abaye ari umuyobozi ukora muri education, twamusaba yuko
baduha uburenganzira tukagura ikigo. Nicyo kintu nge namusaba. Yego. Mwamusaba ko bakora ubuvugizi mukagura ikigo. Tukagura hari aho babibangira? Birashoboka bitewe n'amabwiriza cyangwa se n'ibyo baba basaba twaba tutujuje, ariko ngewe nicyo namusaba kuko turi muri kariyeri kandi kariyeri twishimiye dukunda. Rero twe tunezezwa no kubona ikigo cyagutse abana bakaba benshi. Buryo inclusive byara primaire cyane, ya primaire ikazabyara secondaire na kaminuza zikaziramo, sibyo? Nibyo washatse kuvuga. Yego. Aha, hagati aho ngaho yenda tugera ku musozo, uraza kutubwira ati uratubwira uko ababyeyi batanga iki kugira ngo ni igiki cy'insimburamubyizi cyangwa se bishyura ngahe kugira ngo umwana abashe kuba yakugira ngaho? Murakoze. Iki kigo ni ku bufatanye n'ababyeyi. Hari ibyo basabwa, hari n'ibyo natwe dusabwa. Nk'ubu minervare yacu ni 20,000. Yego, ku gihembwe. Urumva habaho ntunganire y'ikigo kugira ngo babashe guhemba abarezi, kuko abarezi dufite ngira ngo uretse umwe abandi basoje kaminuza kandi muri education. Ntekereza ko ayo mafaranga ntabwo yabasha kubahemba, hazamwo nkunganire y'ikigo. Rero ibyo tubasaba ntabwo ari byinshi cyane, ko systeme ya leta y'ubumwe ni ukugira ngo dufashe abana kugira ngo bose bige. Yego. Kandi murabafasha bakaba babishyura gute kugira ngo bitabavuna cyangwa bikabagora? Ni ukuvuga ngo bo bishyura mu matranche. Uko umubyeyi, yego, mu byiciro. Uko umubyeyi ashobojwe agenda yishyura tukamworohereza ku buryo igihembwe kirangira yabisoje, kugira ngo tudahutaza wa mwana. Ntabwo ari itegeko ngo ntimutayatanga 20 ntabwo tumwakira. Hoya, twebwe dukora uburyo bwose umubyeyi tumusindagiza. Yego. Ubutumwa wabutanze, turagushimiye cyane kuba natwe duhaye ikaze n'ikiganiro duhaye nk'umuyobozi wa Inclusive Light Ward Nursery School. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Kandi umuntu ashobora gukenera directrice bakwibarize akarusho ari umubyeyi yakuriye ikiganiro, yakubona kuzihe nimero nka directrice w'iki kigo? Nimero ni 0782 82 28 65 66. Wayisubiramo? 0782 82 28 65 66. Turagushimiye. Murakoze cyane. Namwe mwakoze. Tubahaye ikaze nanone. Dukomeje kubaha ikaze kuri Inclusive Light Ward Nursery School. Hano turi Karembure, ngeze turimo Bagemahe. Turi kumwe n'umupapa imbere yacu, tugiye kumusaba adusuhuze ariko anatwibwira kugira tuganire nawe dushingiye kuri itangira ry'ishuri, ndetse ubona ko turi ku kigo nk'uko twakivuze. Muraho neza? Turabasuhuje cyane. Meze neza? Ça va bien? Murakoze cyane. Ni umupapa mwiza useka. Muri bande rero amazina yanyu mutubwire ku bijyanye n'ubuyobozi bw'iki kigo hanyuma tuganire namwe. Kukireberera no kuba waba umuyobozi mukuru wacu cyangwa uri nyacyo bihuriraho bitangiraho? Visionnaire. Uri visionnaire ariko umugabo y'ababyeyi. Abanyamakuru nuko twiganirira papa, twishimiye cyane kwakira rero kuri Zasoza TV. Hano tugeze kuri iki kigo mu itangira ry'amashuri, bimeze gute? Mwebwe mutangira mute? Ese iki kigo cyabayeho gute? Reka tubanze ukuntu cyabayeho na projet ndende yatumye mugishyiraho. Tubashimire
kuba mwari ikigo uko cyabayeho cyatangiye kuko nakuriye muri sante urabuko maze kwigira hejuru nanjye noneho ndera abana yego ufite sertifika eshatu ufite sertifika eshatu zo gukora mu bana bo mu rusengero ayaya koze fotora gukunda abana ndabikurana baye pasitoro kujya muri sante sikuru ikaga nyine inshingano zawe ziyongereye ariko umunsi umwe ngiye kuko abana bamaze umutima bitewe n'amahugurwa agiyemo yacu mbonezamikurire y'uburyo wafasha umwana kurinda inkomere kwangirika amarangamutima ye ayo mahugurwa nyagiyemo nari nagiyemo nk'umupasitori kubiganira ku rukundo nkunda b'abana hamwe n'icyo Imana iba yaragambiriye ubwo natekereje yego byari bidafite ishusho yego ariko dutangira turi bakeya ari mfite abantu 23 naza nkanezerana nabo abahobera Imana igiye kurushaho kutwaza kuko n'undi ku bana bwo ndahatinda cyane umwana aba ameze nk'umuco cyane cya kabiri umwana aba bana batoya bo guhera kuri iyi myaka 3 ndetse na mbere yabo kugera mu myaka igera muri 5 gutyo ingirangingo z'ubwonko bwe ziyubaka mirongo 80%. yego iyo ushaka kurera umwana w'ejo hazaza ukura umwana wo mu gihe kizaza yego kuko niba yiyubaka 80%, vekurusi isigaye y'imiganga niyo hahandi uzajya kubona ubone umwana mutoya afite ubwenge bwinshi bitewe n'icyo yakoze ukabona yego rwose muri ibyo yego yego hanyuma ubundi ntabwo twakabaye tudafata imibare irangamuntu ariko ingirangingo z'ubwonko twari turimo dusitaragoringa muri bwa buzima bw'amateka twabayemo yo aba bana muri iyi myaka ni abana bo kwitabwaho cyane yego bose uburyo bw'amarangamutima yabo uburyo bw'imibanire n'abandi ikindi umuhamagaro dufitemo ni uburyo bwo kubategura nanone no mu buryo bwo kubaha Imana yego ushobora kugira ubwenge akagira ubwenge bw'imibare n'ibindi byinshi cyane ariko haburamo kubaha Imana byose yego kuko bivuze byinshi cyane kuri iki kintu ariko reka tuvuge ko biranyuze hari umwana umwe yagize umugisha wo kubona kuza barishimiye twanditse na mesaje twohereza wa mubyeyi ko agiye kwiga ku kindi gihugu umwana we yagiye byari amakinyu kuba byari ariko isomo nakuyemo wa mwana yagiye yujuje ubwenge bw'imibare n'amakinyu n'amafilozofi ariko agira afite ubwenge bwo agezeyo mu gihe gitoya yishuye mu biyobyabwenge ajya mu bintu bitari byiza byose
igihugu yagiyemo gifata umwanzuro kumusezerera bibaze wa mubyeyi wahaye umusanzu wo gushima Imana maze noneho kuri we kominote byiza ko gutegura umwana ko kubaha amasomo asanzwe cyane cyane icyumweru kirarangira bakakuraho bagashyiraho ibindi kuko mu bintu umwarimu ashinzwe yego rwose murakoze cyane dusobanurira byinshi n'ukuntu byakujemo n'ishyaka n'urukundo byabiguteye iki kigo kuba dukurikiye bakenera kongera kwibutswa kimaze imyaka ingahe hanyuma imyaka kimaze gutanga uwo musaruro hano giherereye naho muze no kuhavuga uyu mwaka ubaye wa kabiri yego yego okay abana baje nkabonana nabo bahoberana bya bintu byose biragenda yego yego harabigaya yego nyine abagaye ibyo atazi yego hanyuma uruhande rw'ababyeyi imikiri hano yego intego nyamukuru itari iyo gushaka bari cyane umubyeyi yawe kuko twifuza ko nta mwana yego kuva mu rwanda iyo umwana avuye mu rugo hari igihe ababyeyi baba batabanye neza umwana kunyurwa muri ubwo buzima buramwangiza agize amarangamutima icya kabiri hari igihe urugo ruba ruciriritse ku bijyanye n'imirire yego ntabone iyo turi hano tuba tuzi ko twateguye tuba ryujuje yego kuko dutanga igikoma cya sasa cya sosoma gikubiyemo impeke zose zishoboka ku buryo tuba twizeye ngo uyu mwana ufata igikoma nubwo yagera mu rugo nawe yego kimwubaka baherutse kujya kugira rimwe mu mezi atatu oya rimwe mu kwezi bahamagara abajyanama b'ubuzima bakaza gusura abana bashimira Imana ko nta mwana okay ni byiza cyane afata icyo gikoma agafata umugati rimwe na rimwe afata irindazi tugenda duhinduranya iyo tutafashe igikoma dufata amata turashimira ikaba yabahatera inkunga mu mata okay ni ukuri yego tujya tubona tukabona baraduhamagaye bati hano habonetse amata muze muduhera bakaduha amakarito bakamwicyushyu yego hanyuma ikijyanye n'ubumenyi
abanyeshuri bava haragira ku bindi bigo bagatsinda. ikindi gicisha iyo abana bagiye iyo yabonye biro barampamagara bamenyesha amanota ku munsi wa biro none yagireye hamagarwa cyane n'ababyeyi bagiye kurerera ahandi ariko abana bacu babavuye ngaha. Okay, yego. umwana wa hano garuka yabuze abana bakagenda banavuya barabizi hano kwa pasiteri babiraza Yego. umwana mu rugo ntabwo iwabo bajya kurya bagasigara batereka baratubujije tumaze dusiga Okay. mama itajyana n'umuntu Yego. ku nyungu zo ni nyinshi gacu ni inyungu inaha ngaha n'inyungu yaba no ku bana ubwabo na bose Yego. N'igihugu kuba muri igihugu nabyo birimo inyungu. Urakoze cyane pasiteri utubwiye byinshi byiza cyane. Kugeza uyu munsi kugira ngo abana baze kugera aha ngaha ubushobozi bisaba bungana gute, mufasha gute ababyeyi kugira ngo babugereho abana babashe kwiga buri gihembwe? nk'uko nabibabwiye ntabwo intego nyamukuru ariyo kugira ari ukubikora hafi tubikora mu rwego rwo Yego. niyo mpamvu twigeze tujya gushyiraho amafaranga menshi gushyiraho menshi twari kubona abana dukeneye abana badafite Yego. Yego. bashyizeho akantu gato bitaganirwaza Yego. niba umwana ari karenga makumyabiri Ku gihembwe. ayo makumyabiri na bitanu Yego. kubera ko babakoze Yego. Nawe uri mu gitange. Yego. Urabakunda. Ntabwo bagendera kuri digiri zabo bashyiramo ubwitange. Baba baragiye. Okay. Yego. 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 Karapartage. Yego. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma kuba ubu ngubu rero amasomo yatangiye, umudu mezite umudu n'abanyeshuri babiri baje bameze bate ukurikije ibyumweru bari bamaze mu kiruhuko babiri gute? Noneho turagira no ku musozo utanga n'ubutumwa ku babyeyi ndetse n'abarezi. Yego. 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 hanyuma ubutumwa batanga cyane cyane batubanze tubihe abana bo abana barayibona mesaje ababyeyi reka tubanze tubasabe batumenyera aba bana iyo tubandikira tubaha komunikasiyo kugira ngo ababyeyi dufatanyije kureka ikintu mbasaba bibabwira no mu nama kwita kuri aba bana muri iyi myaka bakabarinda ko amarangamutima yabo kuko iyo muri iyi myaka batabafashe neza umwana afite urukundo
nk'abapapa duhora muri gahunda nyinshi tuza twananiwe abana banatubona bakatubona nk'abantu baje kubacyana abamama bamwe bavuga ati dati naza yego akagutoranya n'abana okay bapapa bagenzi bawe amasabe mwubaka ubucuti n'abana yego barabikeneye akeneye afite iyo vide akeneye kubaka ubucuti n'umubyeyi we umubyeyi we ntamubone nk'umuntu uri bumucyaye ugire yego ubucuti n'abana okay uzaba umuremeye ikintu cyiza ntabwo azagira ikibazo cyo kugira igikomere cy'urukundo kuko iyo agize igikomere cy'urukundo bigira ingaruka muha agaciro kugera no kuri ba bashyitsi azanye ariko umwana agenda akajya muri karitsiye akabatubwira yego yego kabisa baza umubyeyi akabonera hakurya agafata ingorane nubwo ubikoze gutyo ariko afite umushyitsi ikibazo ari abawe bamwakirire mwakoze gusura ariko mugende tuzaze ejo kubigenza mu mubyeyi amarangamutima yego igikomere cyo kudahabwa agaciro uzabibona mu buyobozi runaka ajya abibona ukuntu ayoboye afite igikomere cyo kuba atarahawe agaciro ayitendeka kuba ayoboye yego yego kubera igikomere cy'ukuntu twawe imbere yigeze ahabwa agaciro kagaruriza kubo ayoboye yego murinde abana banyu ibyo bikomeye kubaha amatelefone tukiri aho telefone ntabwo umwana arereshwa telefone telefone yigira ingaruka nyinshi no kuba ari kuri televiziyo urebe uburyo mubarera bigira ingaruka telefone aho isi tugejeje umwana arimo arangira ibyo byo bindi nzabibabwira ababyeyi murakoze cyane yego hanyuma ubundi butumwa ndabuha abadukurikiye muri rusange dufite ibyifuzo yego kuko ntabwo turekeye turashaka kwaguka ku rwego rukomeye dukeneye kwaguka kugera ku rwego abana baje Basene na pampa mukabashaho pampa okay kugira ngo urusohore bisaba iki uko urusengera dutegereje isaha yabyo yo gusenga okay kubera iki ibyo bintu tubishaka dufite abakozi mu ngo uyu mukozi dusigiye umwana ubuzima yabayemo yuzuye ibikomere tukagira kandi n'abamabuja nabo bafite igikomere kandi ikintu gikomeye ni ukura n'igikomere cy'inzara igikomere cy'inzara aragira namenye ko yakize ubukire busanzwe yakira kubona ibifaranga birahari ukabona byose birahari ajya ku kazi agasiga afunze sitoke agafungira n'ibyo kurya kandi asize umwana wawe wabyaye uramusiga ariko umuceri n'amakaroni urabifungira uzababona mu maresebushoni runaka igikomere ujya mbabona ndi mu ajya akarura kuri self service hariya ukajya kugura istori zayo muzashyira okay ibyo byose ni ibikomere tuba twabashije kubana ariko aba bana dusigira abana aka kantu bakubana abakozi dusigira abana mbere uwo mwana aterwa amakuba nka bya bindi Pawulo yavuze mu Bakorino cyangwa icyo nawe n'umwami
iminsi nicyo ari buhe wa mwana okay ugasanga wa mwana yuzuye iby'uwo mukozi umukozi yamuviduriyemo ibikomere bike uwo mwana akaba yatangira ibikomere hakiri kare kubirirwana hano bituma badahura cyane uwo mwana naza akirirwa muri creche agahabwa ibikwiriye agahabwa urukundo rukwiriye agahabwa ifunguro rikwiriye nuko ibintu byose afata agati ririya n'isomo cyane rwose uyu mwana nicyo alright yego yego ikindi cya kabiri muri uyu mwaka icyifuzo cyo gusohokana abana bacu tukabajyana ahantu imyidagaduro runaka ibyo gukora tuzabaza dukorane amahugurwa n'ababyeyi yego ku bintu bijyanye n'umwana muri ibi bice yego tugatekera hamwe ifunguro ry'indyo yuzuye guteka indyo yuzuye ntabwo bisaba ubukire ahubwo igitangaje umuntu ashobora kuba afite ifaranga ryinshi afite n'ibintu byinshi atazi guteka yego yego tuzabaza ayo mahugurwa yakoze cyane abadukurikiye kuri Zabisoza TV tugeze ku musozo hamwe na visionnaire ndetse kugira ngo umuntu amenye byinshi kuri iki kigo yakwifashisha iki ufite social media iyi televiziyo irahari yabibafashamo ariko hari izindi social media mufite mwazivuga nyuma mugatanga na nimero zabo za telefone kubakenera kuba yagira icyo abaza wakenera kuzana umwana wakenera na za nkunga umuntu wese ufite ubushobozi akaba yamenya ubahamagara byose mwabitubwira kugira ngo tugere ku musozo yego murakoze cyane social media dukorana harimo izabisohoza yego bose pe umuntu ageze kuri zabisohoza yaba ageze muri yego hanyuma izindi ni Facebook ni nyinshi zishoboka ariko cyane cyane aho watubona direkite ni kuri nimero de telefone nimero de telefone iyanjye ni 0783 770 subiremo 0783 770 nimero y'ikigo ni 0782 22 69 80 0782 22 69 80 iyo nayo ni nimero yo ku kigo hano izo zose zidushatseho uratubona hanyuma kudutera inkunga ni ukwitera inkunga yego kandi ni ugutera inkunga igihugu yego ni ugukorera umugisha no kubaka none n'ejo kiri yerekwa ryacu saka Imana ibahe umugisha turagushimiye cyane Pastor Alex byose visionnaire turagushimiye cyane cyiza duhaye tuza tugaruke tuganirize turakoze cyane turagushimiye cyane reka tumushimire umuyobozi visionnaire w'iki kigo yashimiye ababyeyi yashimira abarezi bafite qualification ndetse n'abana ndetse muri rusange mu mikorere ye n'inzego zitandukanye zibuka ko babona amata ati muze mfata amata mu guhera abana nabo yabashimiye nawe tumushimiye ikiganiro cyiza aduhaye wakoze cyane twakwibagirwa gushimira ubuyobozi bwa ADP bwaduhaye ibikoresho turabashimira ntabwo turagera ku rwego tugira inyubako zacu ariko kuba baraduhaye gukorera imyaka ingana gutyo ntabwo badutota turagushimiye ibihe byiza
cyane rero tugeze kuri New Kids ECD Nyanza turi kumwe n'umwe mu barezi tugusuje cyane muri aho neza yego turakomeye amakuru ni meza nitwa bandi nitwa Irambona Jean Marie twabonye mukina n'abana mugisha n'igifaransa ya Irambona Jean Marie kuri cyatagiye Vianney nasanze ari uko nguko bimeze nta kibazo hanyuma twasanze mukina n'abana hano ni hehe mwakinaga nabo gute tubwire uburezi mukora hano uko byifashe aha ni kuri New Kids Nyanza nk'abasanzwe ndi umwigisha yigisha muri premier maternelle mu mwaka wa mbere uko mwasanze dukina n'abana turyohewe cyane novuga yuko abari ibyishimo uri hagati bibondo nkabijya n'umwuga n'umwuga n'uburezi no kurera n'ubuvyeyi ubona ko tuba twishimye cyane gose kandi nabo bishimye gose gukina rero n'abana n'ingabirano kuko ubona yuko n'impano kuko ubona yuko abana bari kugera bitandukanye abana bari bato cyane ko barakura bigo haruguru gato umenye ukuntu ubakinisha uko cyane mubigisha mute ko rubaga mukoresha igifaransa ni gute mubigisha abana bato burya nombe bajushe kwigisha abana bato igifaransa ego umenga kiragoye ariko ku myaka bafise uri mugose wabigisha barumenya urashiramo kubigisha icyambere kubakundisha urwo rurimi babakishima muri go ubwo gakoresha ibimenyetso ubwo gakoresha isomo wateguye ufise bimenyetso bijanye yo somo wakoresha wateguye bigatuma kandi ko wabigisha ubereka icarico bigatuma nabo kumbure bazamuka bukebuke ubwo nkawe bigisha mu gifaransa gusa mu gifaransa gusa nta kinyarwanda igifaransa baragifata cyane gusa ngiya mwavyiboneye nawe ubigishe gute rero tubwire ukuntu bigisha icyambere mu gifaransa nk'ubu turi mu gihembwe cya gatatu yego uyu munsi mwatangiye yego ubigisha gute duheme tudoroje ukuntu bikora mbese abadukurikiye bumve ko avec votre francophonie moi je suis francophone aussi nous pouvons avancer sans problème abankurikiye nari mvuze nanjye ndi mu francophone twakigenda neza cyane nta kibazo hanyuma ubigisha gute kugira ngo babifate icyambere ubona twingiye mu gihembwe cya gatatu abana ubu twacabakira tukabaganiriza uko bitwe mu kiruhuko kwabaza uko bitwaye uko bakoze hamwe n'abavyeyi uko kwaza ko batime ko bishimye ugaheraho nyene tuga revision twasubiramwo igihe cyose cya kabiri uko ivyo tware cya kabiri mico gihe rero duheraho nyene uko tufise programme y'umwaka uko programme izogenda ugashobora warugejeje ubonye yuko ivyo ngende cya kabiri bize bakibifise babifashe igihe gusanze batabifashe ukagira revision ugahera handi nyene warugejeje hamukona kuzamuka yego ukora gutangira ibishasha by'igihembwe cya gatatu yuko ubonye vy'igihembwe cya mbere cya kabiri yuko babifashe biri muri bo revision umunsi wayitangiye wabonye bameze gute mwifaza ndabigisha icyambere c'est la présentation umwidondoro wabo bose uburyo bwo kwivuga aho batuye uko bitwa imyaka bafise abavyeyi babo aho uko bitwa ishuri bigako uko ryitwa umwaka bigamwo mu bisanzwe umwana wa muri premier maternelle amaze kubwo umwidondoro wiwe urumva yuko aba ari ivyishimo gusuzanya bitangira ryari gusuza bitangura acinjiye mu kigo kuri gere mutangira kubigisha nabyo barabizi bonjour bonsoir bon après-midi comment ça va bien comment passer la nuit va bien comment va papa va bien ivyo barabizi cyane kose barabizi hanyuma ko hari programme y'igifaransa hano mubona bitanguye umusaruro umusaruro urahari cyane gose twabirabira ku bavyeyi barishimye cyane gose abavyeyi baraduhamagara bakishima abana bacu ati abana bacu
bafise umusaruro umeze neza bitwara neza mu rugo hamse nitwa yo mu rugo babona ko ari ikintu cyahindutse cyane muri make mukorana neza abavyeyi hari bonne collaboration avec les titulaires de classe n'ibyo les enseignants mukorana neza nizi hano kuba umwigisha hano kandi mufite style ya francophonie kuni kizisi Nyanza kuri wowe byakunguye iki wabona gute kuri jewe nkitangwa nabona yuko bitoroshe kuko nanje ndasanga systeme anglophone nabona ko bitoroshe cyane nabona ko bitoroshe ariko hajya ikivi gitanguye kiba giheze muri make kuri wowe umaze nawe kunguka kuba wigisha mu gifaransa nubwo usanzwe ukiza ariko ukigishamo hari byo wungutse cyane gose narungutse cyane gose ko iyo umwijuguma wiga umurondero wajya ku mbuga wajya mu bitabo kuko hajya yuta kurigisha hari byusanga byaragiye haki gihe ufise yo kurigisha bituma ujo mahoshesh mesh bituma nawe usubira ku ishuri abo kiga gushasha urakoze cyane hanyuma niwe butumura ababyeyi baba bana n'ubutumwa ubuyobozi bw'ikigo ubutumwa nk'abana abavyeyi cyambere nabakengurukira ukuntu dukorana ico nakibashimira cyane dukorana neza cyane nkabatera intege yuko bo bandanya cyane baba hafi abana babo kumbure barambwa ko bigorana la communication abana harimo n'ababarenge batumavye ko baravuga mu rugo abana bavano bavuga ifaransa cyinshi abavyeyi ntibumva abavyeyi bakampamagara cyane ati buryo umwaka kwambwiye ibi nibiki ati ayakubwiye iki niki umva abavyeyi none basa yuko botentega abana babo kabeka yuko bavuze batavuze ibintu batumva baba ko bishimye hamwe n'abana babo nivyo abana batuma uko umwana avuze ikintu umuvyeyi akamera nk'utacumva nk'ukanguka nawe umuntu abamusubiza inyuma kandi nabatumirira kubikorwa tubaha kwishu mu miryango tubaha amadevoir atandukanye yuko baza babafasha cyane ico batumva batanga nimero zacu zabigisha hama tugafashanya uburezi abana bavuye kuri iki kigo bajya handi muri francophonie bagaperforminga barasine cyane gose antwa mwavyiboneye namwe twabyiboneye ariko se ukora fora pro urabikurikirana ndayikurikirana cyane gose kuko abavyeyi barambwira ati iyo hitse mu rugo ati tubafise abana biga mu bindi bigo bitandukanye ati nabakuru babo ati mu ngabo bana ati batangiye kuvuga abandi baca baceceka abahambe se barabadomina abo ngabo barabadomina ati bavuga baca baceceka abandi ati ndafise abana bakuru babo ati batse mu rugo ntibasubira kuvuga urakoze cyane turagushimiye merci beaucoup je vous en prie voilà hano turi kuri New Kids CD Nyanza Kicukiro reka dushimire umurezi utubwiye ukuntu rwose urwego abana bagezeho murabona ko ari umujene uri umupapa umujene ariko ndi kubona uri mwiza mwe ni kugize n'isoni turagushimiye je vous en prie turashimira namwe mwese kandi twishimiye ko muduha ikiganiro cyiza murakoze cyane